za myumvire wagiraga kera ukumva zirakubangamiye zitumye ukora iby'Imana idashaka ibyo ngibyo bihinduke nta kibazo sawa sawa yego bye yego bye Yeah. What? That's what the one that's the contract. Agundi wanuzabikira yo kugeza ryari. Ngo ufite ikihe kibazo se? Mu gukora iki nayisimbi. Umukora iki nayisimbi nawe baba utari mu mabi yanyu. Agahe mabizi kandi. Sinabonaga ibintu byose cyangwa mbonye ngira ngo nibwo naringize. Nababonye ibintu byose mwabaza umwanya muhagararaye akajya kuvuga munakora nawe akanaguhobera byose nabibonye sha. Wumvishije se ibyo twari turi kuvugana? Ndumva zinabyumva ariko ibyo mwabakoraga byanyerekaga ibyo mwaye muri kuvuga. Imyitwarire gatari myiza waziborera. Ninjye ufite imyitwarire mibi. Ubwo wavuga ngo ibintu uri kwikora ni. Hanyuma wowe ibyo urimo niki? Niyo myitwarire myiza. Nta jambo na rimwe y'ibindi bintu byerekeranye. Ibyo gukora kwihobereshwa nibiki? Ko mana y'isi n'ijuru. Ko umenye ko ufite umukunzi. Ukuntu wari kwitwara no kumuntu ufite umukunzi. Ahubwo se wowe ukuntu uri kwitwara ubu ni ko umuntu uzukurikirana. Ahubwo se ujya wibuka ko Okay, ngaho ex wawe. Ujya wibuka ko ugeze kumukundaho. Ngaho ntega amatwi mvuge. Mbwira iki? Birenze ibyo nabonye. Yarari kumbwira ngo iwabo afite ikibazo cy'uko ari kubaho nabi biturutse ko ari guhangayikishwa ngo n'abatayimoni. Hanyuma se wowe akaba ari kumva ko ibyo byago byose biri kumuturukaho ari ukubera ingeso ze mbi. Akaba yifuje kugarukira umusaraba ngo none nimufashe mugirire ne musengere. Ibyo ni biri kumva wansobanurira wumva kano kana. Kuba nabwiye umuntu ngo yego nemerewe kugusengera. Nese undi wambwira yego nta kibazo ndabona. Wambwira ibiki bitari ibyo ngibyo. Siko ndibona ibi bintu bisa nkaho bikomeye kandi nje nari kumva nabikomeye bimusengera. Abari kukikoreshwaho abakwihobereshwa. Umuntu uri kugusaba ko gutse akubona ndi uruhinja rw'imyaka ingana. Muzeho ryari? Arewe urabihakanye se? Ntabwo ukoragaho ntabwo kwihobereshejwe. Nabyo mbonye uri kubona n'umwana w'imyaka 2 uvuga ibyo atabonye cyangwa se nabyo nabonye. Urumva karana agahinda afite kiri kumuba. Yego Yesu we baze gutura agahinda kabo bakanaguhobera. Abahetse bawe abantu mwigeze gukundana. Ubwo nibo washimiza abakomeye. Umva nyine wabwiye. Wimamagara ngo ugende ugumane nawe njyewe. None se ko nta kintu kibi na kimwe nigeze nkorana nawe ko nigeze mvuga ngo ndamukunze ni wewe ndakwanze ko nigeze ibyo mbigambire no mu mutima gwanje ko nta birimo kubera icyo utanyumva ibyo ndi kukubwira. Abantu bakozwe bate ubu kuvugana n'umuntu ari kumbwira ngo nimufashe gusenga ni ikibazo nabyo. Nozo wari ukugira ngo nitware ne basi ngine wari ukugira ngo nkore iki wari ukugira ngo mbigenze gute na ndahura n'umuntu akambwira gahinda ke nkamwirengagiza ubwo umurimo nkoraga sininje wihaye akazi. Urakomeza wivugisha aho ngaho wari uri no kunyumva wari uri no kunyumva. Kwanza naende kujyana n'ubwo nerindi kujyana. Wimindukira windeba ngo nshaka kuvugana nawe nta n'ikintu nshaka gukorana nawe. Mvira mu nzira nigendera. Iyo nzira kandi ntawe uvuze ko wari ukuzamuka aho ngaho. Ntuzongere kumvugisha. Ngo iki? Ariko nizere ko udakomeje. Ndakomeje kandi ndanarakaye. Urakajwe siniki? Isi hariya ngo ngende wagutumye. Iso wagutumye yakubwiye kujya uhoberana nawe cyangwa utakiza ko ibintu Imana ibyishimiye. Nawe nta nubwo ibyishimiye nta nubwo yabikunze n'uburyo witwayemo nuramukobwa. Umeze nk'umuntu nakubeshye.
ibintu nk'ibitangaza Imana ikoze Fabio ngo yagiye gusenga ntaraza yanatinze rero ariko rya dusekesha tuzayaririsha ntabwo bishoboka dore aho nibere njye ntangiye kugenda mwizeramo gake dore kunyurwa manu wanciye inyuma ngaho ubwo ni ntacyo ndanakubangamira ndimo ndagusakuriza ahantu magaze ndi kugusakuriza ndakubangamira ufite ikihe kibazo wajya niba ndi kukubangamira niba ndi kugusakuriza ninde waneranyije nawe ubwo ninjye wafashe biriya biboko nkabirambura nkabigushyiraho niba noneho niba ntawe wadutegereje we ntukajye umenyera ntabwo natinyuka kuvuga ko urinjije ni ukuri kw'Imana ahubwo nanjye kuvuga ko nyine abantu bize muri serayi ariko wari uhari waranyigishije wari uhari ntabwo nakwigisha ariko wigishwaga na ba barimu bigishaga bujije wari uhari nyine iterambere ubu ryaraje twe twarize twarasobanukiwe ku buryo nshobora no kukureba nkamenya n'ikintu uri gutekereza ariko siko nize muri serayi nyine ubonye nyine ashaje agira ati impano za data zapfuye gusa gusaza utangiye kuzana n'ibiki ugiye kunyurira uretse ubuzima bubi naciyemo narize ndi umugore wese nubwo ntabashije kuyasoza ku bw'ubuzima ariko ntuzongere kunyurira ngo sinzi muri serayi nyine akundengana nawe tujye tuvugisha ukuri uzi ko ujya ubona ushaje warabuze umugabo warangiza ukigereranya nanjye utangiye kuzana uruhu rw'uruvu kubera ko uri umugabo sikuvuga ko nagumye urajya mu bigenze hari igisaza giheruka kumbwira ege wakomera ko nkundana n'umusaza utongana kuko akazi tuzaniye agati ntawe ugira amatsiko ubazaniye hozi wibazaniye none se sizana ni iby'umwana wanjye kari bicare bise we nuwande se nk'uwawe akira mwana mukurekera mubyeyi tugushimisha mubyeyi cyamatsiko kari byahoze se ndabirisha amadukira mu biti igitangaza hano cyakoretse utaricara ntabwo natumugira agahenge igitangaza bwo ugira umunwa mwana yibwerera rasi si byiza Fabio yagiye gusenga mu rusengero na Bibiliya gutya yitwaye na Bibiliya cyose bitangaza ayifasha atya agenda narimba ewe muceceke iki si kugeza na n'ubu ntabwo murizera ko Fabiola asenga ari umuntu muzima atari daimon na n'ubu muracyamushidikanyaho kubwiraga ko reka nkubwire Jojo sibyo nakubwira urasure bigize gutya ukagira gutyo ugatunga umuntu urutoki izindi zose ziba uye ariko nyine nibyo nakubwira ngo tumizeye nawe uba wigiraho gutya uba witunga intoki oya ntabwo nagize gutya nagize gutya nyine izo eshatu ziri kukureba ese ubundi mama navi ngereka mbanze nanakwibariza Yuje. Shabu ihangane natinze kabisa. Bize bite se sawa. Mwana uzi ukuntu dushye. Bra boroge ngo haraterikika. Waje n'amaguru se? Mwana n'amaguru ikaritangiye yarapfuye. Ikaritangiye yarapfuye kandi none ikaritangiye ya banki yashyize kwa manzi nagiye guhindura imyenda nyisigaye tu. Akomeze neza nawe. Shameze fresh ndashimira Imana bimeze bite se wowe? Nanjye nta mahoro ariko nyine cyari gitumye tuhura. Nta makuru atari meza nari ngufitiye kabisa. Nagira ngo nkubwire ko bose natazanye impapuro se bose yafashe umwanzuro yuko agomba kukwirukana ku kazi ngo yafashe umwanzuro yego kubera ko mutamvugiye mwana ngo urumva boss nyine ari ukuntu afata imyanzuro kandi ngiye nta kintu ndi buvuge ariko avuze yuko ikintu yakujijije ari uko watinze kuzana impapuro z'akazi abana ni gutyo bimeze kabisa arifata aranyirukana n'imyaka n'igihe cyose mbakoreye Imana ubu ngubu yamaze no kugusimbuza undi muntu bashizeho undi nyine nabonye ari umutipe uri aho ngaho nta bidanje tu sinzi kabisa sorry man amashyari yanyu ndayabonye kabisa kandi ari we wizize man ntabwo ariko we yari ari kuvuga yuko watinze kuzana impapuro kandi zari zikenewe mu kazi gusa impapuro zinyukanisha mu kazi ngo nyine wazagenda ukamubaza uko bimeze kabisa bamuzanye ryari se unsimbura urumva bamuzanye ejo ahise nashatse no kubikubwira ndakubura kuri telefone bamusize ku kazi se base
namusize ku kazi. Okay, nabi. Noneho njye nacyo. Ariko mbamuze ikintu uvuga tukubona baramfata ikimezo kimeze gutyo. Nanjye ikintu umuntu akora baraga bari ibintu bya danje bamunyitse ko muri abadahambana. Oya wakihangana ukajya kumuvugisha nuko numvisha afashe imyanzuro yuko bitari bushoboke. Kuko yari yarakaye byataravuga ati ntaga gishaka no kukubona kabisa. Gusa we wagenda ukamuvugisha wenda ukumva uko bimeze. Gira nari mwana. Nari gusa. Nikanjye kureba nimba navugana nawe. Iyo ubona njyewe na Jojo cyangwa se wenda nawe ubwo mwifatanyije hamwe njyewe nizera Fabiola ku rwego wowe udashobora kumwizera ari umwana wawe Ninde wabikubwiye se? Ninde sabwiye ko tutamwizeye? Murimo muramushidikanya ngo yagiye gusenga mbese yabaye inkuru kandi turi kuguha inkuru yagiye gusenga. Komeza umbwire n'ibindi n'ubu. Bisigaye mama Sorba nabivuge. Ese gwatangira kumubwira inkuru umuntu akogokasa gutyo. Iyo twatunguwe rega. Kubona umuntu nkuriya natunguwe n'ikizi. Ubwo urumva uriya muntu adafite umutima ukomeye wowe. Ibaze. Okay, ngaho reka mubaze. Ibaze abantu bose bazi ko yapfuye. Agatambuka mu muhanda wenyine. Ntaravuge ngo abantu baramvugira isinduru wowe. Rero ibi bintu birimo urujijo rukomeye. Fabiola ubwe ubona ko nta n'ubwoba afite. Niba ashobora gutinyuka ntabwo bafite kubera ko ntacyo yikeka. Twebwe ibintu tumubwira ameze nk'utabizi. Nge ndashaje. Mama Sorba urwanjye nararumaze narabyaye nabyaye hungu nakoka. Turabyumvikanaho. Ikizaba cyose nubwo napfa nzaba nsize umwana wanjye Sorba azancungura nzazukira mu bana zabyara. Waranyizikira ukubwira ngo ndi umwana wawe utananyirahira. Kuki utavuze ko uzasiga Jojo na Sorba? Ubwo ejo uzambwira ngo mwana we sinkuzi umwana wanjye cyogoza gutyo. Rwa kancyogoza. Nyine ni uruwanjye nuko mba ngira ngo nawe ubabare wumva ukuntu mbabaza. Sibyo birakarama Jojo rero tese kubera ukuntu nakareze basura umwana wanjye sibyo reka ngiye mu igitekerezo nk'umubyeyi wanjye sibyo vuga ngo nka mama wanjye urabona nyine ibibazo dufite ahangaha uko byagenda kose wowe nk'umukuru w'umuryango niwe ugomba kubikemura nubwo tuba duterana amagambo n'ibyo byo kutebye ariko wowe muri mubyeyi rero ugomba kugira ikintu ukora ukumva akora ikicucu ugomba kugikora kandi kijyanye n'umusengesho arenze sinsenga urasenga kandi nukurinda gushimira ko umaze kubona umukristo ukabona umukozi w'Imana byanyabyo ariko se wagiye kuza abantu basenga byanyabyo cya gitekerezo wambwe wari isukireka nkabwire ye kugikibari hari abanyamasengesho bafite umwuka w'Imana nawe urasenga pe nahara tujya gusengera tugomba kubona abantu ariko tugomba gushaka izindi mbaraga zirenze izo dufite sibyo aho ndagushyigikiye bavugana n'Imana pe Imana irimanukiye ikabavugiramo nanjye ndagushyigikiye sibyo ariko nanjye mvugiramo yego nayo kuvugiramo reka nta muhanuzi hano rero ariko oya tureke ibyo ngibyo by'umuhanuzi uvugira iwabo ahubwo tugomba kubona nyine abandi bantu yego bafite imbaraga z'Imana zibe nyinshi sibyo ibyo ndabyemera ibubyemera rero munyemerere nzajyayo Kigali njye ntabwo nahakana pe nkurikije ukuntu wambwiye abo bantu basenga ndashaka ko ugenda ukaganira nabo ukababwira ibyatubanye sibyo kuko nta kibazo rwose uzagende ahubwo uzabanguke nase ngo Fabiola natuza hano ndabiza zakubaza yatangiye kukuko azamubwira ko ndi Kigali yego reka dusenge Amweka bana nshaka kuzagura Amwe mufasha wanjye. Sundi kucyosha password muri telefone yanjye. Yego nyine nta data nye mfite. Iyo telefone ni yanjye gusa ubundi bantu tuyifatanyije. Hey. Nyambo. Nya. Nyaki. Nyambo kandi atangira bya bintu by'amarire. Nyambo. Mwanditse mwe. Nasi byagenze. Gusa nabwo ushaka kutubwira ikibazo we nacyo. Tubwiye icyo wabaye turakureka. Sibyo? Ntabwo yamara kabiri yifitiye amahoro. Bigenze gute se?
byagenze gute nakundi mbabazi nari bwakunde wenyine byanyabyo pana gukunda bisanzwe mwebwe hakunde byanyabyo yego ko wacanganye ikibare acanganye ikibazo urabona ubu buzima turimo butagoye ubuzima byo buragoye ariko abantu nitwe tubukomeze tuba tugomba kubyirengagiza nanjye ntangiye kwibuka ibihe byiza nagiranaga na famille bakera ntangiye kwibuka ubuto bwacu ntangiye kwibuka tukiga ubu twajyaga tujya muri internet tukajya kugura udukoresha ahantu hamwe tukagura utuntu dusa tukagura nyine ku buryo twagendaga turi nk'abavandimwe ariko ubanza mwari inshuti magara uzi ko cya gihe yambwiye ngumva ngo ngiye mu kintu kimbabaza ngo ni ukuntu na Jojo ngo wari inshuti yanjye nizera ntabwo twari inshuti atari abavandimwe twari nk'abavandimwe n'ubundi gutekereza ukuntu maze imyaka igera mu 10 narakiriye ko yapfuye narihebye mvuga ngo njye nyine none umukuru twari nkuba yagarutse aje nigize n'akana keza avuga ngo riho ngo ntiyigeze apfa ariko rero ni n'igitangaza uzizaga mu magara nshabaye mwitabe wumva umwana wanjye sha mwitabe Hozi Allô Oui Jojo Karame Jojo Fabiola yaje ndakunyica Honore uri he mwana wa sinawe ex dufite nako yenguri no kumubaza nari yego ngenda konda byanyanze Josie nk'aka kanya ugiye ugasanga Bob ari kumwe n'umu ex wiwe wabigenze gute byaterwa n'uburyo baba bari kumwe nyine bari kumwe n'abari kuganira bishimanye wajya nyine basuye nko mu rukundo nyansonera ibyo barimo akibya ni ibisanzwe none se wait ninde usanga nyine umu ex wiwe yishaga ndatari umusheri we akibaze gusanga pasiteri wanjye ahagararanye na Isimbi wa mukobwa pasiteri yakundaga mbere yuko nkundana nawe bari gukora iki bari kuganira njye ntabwo ndi kumva uburyo pasiteri yawe ari kumwe n'undi mukobwa noneho umukobwa bahoze bakundana ariko se mufite ikihe kibazo njye byanjye ahubwo se gute tumva ko harimo ikibazo nta kibazo kirimo none se umu ex ntabwo ari umuntu ku buryo ushaka gusanga shero ari kumwe n'umu ex hanyuma se shero bagipanga cy'umu ex wa none se kuvugana bivuze ko bari gupanga nta nubwo bagomba ahubwo no guhagararana none se kankubaza urabasanganye ukoze icyo ahubwo ntisujya nkora iki ndwane se nkora iki icyo bikoresheje se urabasiganye uza gutyo uri kurira n'amarira gutyo gusa wajya nkora iki ndwane na Isimbi none ako Josie mwamba bariye uzi kuri gushyushya nyambo kandi ibyo nta bintu birenze birimo ako gute uvuga ko bitari gusunda ugira urukundo yangira urukundo ako mu ex wawe ntabwo kuba utandukanye ku buryo aho ikoze ukoze nuko nabasiganye seriously cyane yari gukora iki sha burya nakuri Maria ngayijyana njye ntabwo ndi kumva ikintu cyakurije na n'ubu ngo ese ubwo kucyumva ko atababaye ase ubwo ajya yibuka ko umugabo ari pasiteri kuba pasiteri bivuze ahubwo nicyo yakagendeye anitwarika kwirirwa akurana n'abakobwa kuba ari kuvugana n'umu ex we ntabwo ari kumutereta icyo nicyo kintu ugomba kubanza gushyira mu kuradaho kugira bari kumwe na ex we namusangana n'undi mukobwa nanjye nazi nose wari ifu nk'umu ex we wenda yari afite nk'ikintu ari kumusanga musengere azamwirengagiza yange kumusengera kandi nawe ari inama ari umwana w'Imana niyo pasiteri wenyine uhari ku buryo yamugaruka imbere dufite muri iyi quartier cyangwa se aje no kwihana ibyaha cyangwa se bari no kuganira ibindi bintu umu ex wawe ni umuntu nawe niwe pasiteri wenyine se uhari katahamagaye anti ku buryo aho gusiza imbaraga uzikoreye zo kujya kuba wabwira umu ex wawe ngo gusengere okay tureke no kwimagine ibintu bari kuganira umva Hozi tuza wirira niba uri hafi urumva ubundi ngwino mu rugo nanjye niho ndi ngwino ngwino uri ku bwoba Hozi ngwino ndi mu rugo ngwino ntugire ikibazo Hozi yagiye ngwino
umva nkubwire hozi natwe twari twabanje gutinya ariko nta kibazo gihari ngwino ntabwo Fabiola yicana hozi ngwino ubu se ntari ndi mama wawe kuko ntabwo wabyumva ugatuza ngwino humura ngwino ngiye kuba nsenga urasanga Fabiola yapfuye yagiye ntawe ugihari ngwino taha ngiye kubwira Yesu amwice ngaho ngwino yego Yesu umwica ngwino turagutegereje yahamutse nyirawe yaje aramubona ari wenyine ariko disi umwana wanjye ni umutesi ni umunyabwoba ni umutesi naho se ngewe na nyina umubyara mama Fabiola ko twamubonye tukagwirirana tugakubitwa n'inkuba tukabura icyo kuvuga n'icyo gukora ndamwumva ubwo ibaze niba yaje agasanga ari hano wenyine ari babiri nta n'amakuru afite bura nyine mwana we mwana wawe yese agira ngo umuzi muje kwihorera ndumva mbabaye kuki nibagiwe no kumuhamagara ngo mubwire basi ko Fabiola atari dayimoni ako cyena nzi kumva ntacanganikiye ntabwo n'ubusobanukirwa urujya n'uruza rw'ubuzima bwa Fabiola ntabwo ndi kubyumva ngaho nyine wowe fata igitabo ubyandike iyi ni inkuru nyine ugomba gusangiza abandi kandi iyi nkuru reka nkwisukure mana mbega igitabo kizagera kure mbega igitabo kizaba gikubiyemo amateka atandukanye ugomba kukigeza muri Amerika ahantu hose Fabiola yadutse muri ubu inshuti yawe magara n'ubundi ndi kwibaza yarariye nyine niyo mpamvu tugomba kumwicaza tukaganira akatubwira noneho umuntu utazi n'imyaka yose ishize twibaza yari yicaye ahantu hamwe adahaguruka ese yakoraga ubuzima bwe bwari ubuzima ngewe nkurikije ukuntu mba mubona akora akazi ashaka kuba yakoraga ashaka kuba yarari ahantu nyine ubuzima bukomeza nta kibazo ariko si ikibazo kuki atari yaratashye ahubwo mva ikindi kibazo ko cyagiye yatubwiye ko atazi niba umwaka turimo nyine iyo ari umuntu uri normal yakoraga ibyo byose yakabaye abizi ngende ndi kwibaza yarariye yakoraga iki ikibazo ariko buriya nitwicara tukaganira n'izi mpungenge dufite zizashira ngiye ndi kumva mfite kumutega amatwi akatubwira ako se watambuka ku muntu mu muhanda asubisanzwe umukobwa mufite indi misiyo asihe misiyo ntabwo njye nshyira amakenga n'aba ex b'abantu pe ase pasteur uramureba ukabona ari umuntu wagutendeka umuntu ni mugari kuba yitwa pasteur bivuze ko adafite umutima wo gukunda umuntu cyangwa mbaraka kabishyushye akuzi ko pasteur we wari warakunze uriya mukobwa kubona umuntu akanamushyuhira usiko yakongera akanamukunda basanze basomana ibibazo diriye bari bahoberanye bakwatanye mu muhanda bari ahantu hari prive bari mu muhanda nyine ko nta kintu gikekaga ibintu byose bitangira gake gake nta gake ese kuki ushyigikira abantu buri gihe ntabwo bashyigikira buri gihe uriya pastor swana imbere na Fadibana nawe ndakaza ko wirakarira ubusa ahubwo se kuki uvuga ko atarakara ari kwipanikisha nta cyabaye ahubwo yo gutumusize mu muhanda cyabaye umukobwa nukuri kw'Imana nta kintu kigeze kiba kandi ubyumve wigeze wegera pasiteri ukamubaza ati sheri byagenze gute muri kuganira ubundi wababonye ntabwo nabonye none se uri guhishingira kuki uvuga ko nta nuko nawe ushaka tubwira ngo bari bahagaranye baganira bari bishimye gute se kana n'undi mukobwa nose bajya bahura batongane mu muhanda ahubwo gute bahura ndabona na pasiteri bahagaranye mu muhanda ese nyambo yari yakubona n'undi muhungu ubuheze none se ibaze wowe none aramutse mubona kuba ukundana n'umuntu bivuze ko nta nshuti ugomba kugira ukagira inshuti mu ex wawe azukura umusazi biterwa n'ubu ex bwanyu icyo mwapfuye sawa nyine yes yigeze kugera yigeze amwicira yigeze agira ate ku buryo bareka kuvugana burundu n'ikintu kirenze none biba byoroshye ko mwanasubirana ubu abantu bari kumwe mu muhanda bari guseka ntabwo basubirana ngenda byizeye neza Claude na nama yawe nyeneye mbabarira niba utari kunyumva no kubona uramusanaho imishinya noneho muhite munashwanira icyo ngicyo ubanza kumwegera n'umutima mwiza ukanabirika aho kugira se ngundi ngomeze ngundane n'umuntu uri kunca inyuma mu ba ex ubundi urukumva njye ari we nyeneye wese ushingira cyumva ko ubundi wamuretse ubundi ujya wumva umukeneye pasiteri kuki mutakundana urukundo rurimo amahoro utamukekakeka ukamwizera just trust him urukundo rwanyu ruzaba rwiza sawa nyine
agiye kuba akana k'imyaka Gwiza kuko wumva umwizeye byonyine biraba. ariko reka nkubwire njyewe ndi kumva mfite ishimwe mu mutima wanjye kubera ko kuba umwana wawe agenda azenguruka ahantu hose ubizi neza ko ari dayimoni urumva icyo gisebo wenda nubwo Fabiola we agifite ubwoba bwo kuvuga ngo aho nca barambona iki ariko ku mitima yacu wowe urumva udatekanye byibuze ntabwo utekanye ndibira akana kuko kazi kabagura ukabona wiriwe sheri ngwino wigira ubwoba ngwino cyane cyuwe umura ntawe wicara egera mama icara egera mama umura sheri iyi nasenze umura ndeba hano ubwoba ni bushira mawuzi ibintu byabaye uri kubona se twebwe tudatuje ni ibiki byabaye se ninjiye hano mu nzu nkigera hano ngiye kwinjira mu cyumba mpita mbona aha wicaye niho Fabiola yari yicaye umva turarebana nsubira inyuma mbura aho ndigitira maze ubundi yenda guhaguruka nibyo nibuka nahise ngwa hasi wanza ubwenge burabura araza aranyigira arankangura amenaho amazi ko nari inoze nakangutse ntose ariko ushaka kumuraho nsubira inyuma ngendesha akabuno ukuntu narinze ngira hariya mu muryango ndi kugendesha akabuno mpita nirukanga mpita ntabwo natumye ndagara kumara ku maguru nubwo ati none amaguru yanjye aracitse arahari umva rero mwana wanjye Jojo ndekera umwana ari mu cyumba ndeba hano tuza umutima ubwoba bushire Fabiola ntabwo ari dayimoni ntabwo ari dayimoni gute yarapfuye none se umva nkubaze hozi ko waje akakubona akanakumenaho amazi ko atakwishe nimwe yaragufitiye se ni ikimenyetso cy'uko Fabiola atari dayimoni twebwe amakuru turayafite ubu Fabiola ni umuntu nkatwe ntiwongere kumutinya ntiwongere kugira ikibazo ufite natwe twakigize twamubonye turikanga ariko ikibazo dufite si uko Fabiola yaje ahubwo twasanze Fabiola ari muzima yagarutse ari muzima uri kureba ntabwo ari jini umuntu aramukoraho aravuga nyine ni Fabiola wacu wa kera ikintu ahubwo tugiye kwibaza ni gute Fabiola ari muzima yego atigeze apfa nabwo dukuvuga ngo uriya ni jini ntabwo ari jini uhumure n'ikimenyetso cya nyacyo nuko Fabiola ni umuntu usoma Bibiliya ni umuntu usenga ni umuntu uvuga ibintu nk'iby'abantu bazima uhumure ntiwongere kugira ubwoba ntiwongere no kumutinya ahubwo naza noneho umukore musuhuze udafite ubwoba yego uyu bwoba wanjye ndamugira gute oya mama tumwumve nanjye umunsi wa mbere mubonye wanyumvishe mwana wanjye urumva nakubeshya urumva nagushuka ngiye nka umwana wanjye nabyaye nkamugira kugize nkamushyira abadayimoni ngo ngaho nimutware urumva ibyo bintu bishoboka ariko mama ngiye murabizi ko nakubaze nsigaye nitabira ibintu by'amasengesho ariko ngiye ndi umunyantege yego ndabizi ngiye ntabwo nabishinga humura natwe ntabwo turi abanyembaraga ahubwo Fabiola ni muzima uko n'umuzi ndapfuye ubaye iki bose mwitabe nyine urumva hozi hello yes boss bose nasabaga ko munyihanganira igihe gito ntabwo nicaye nubwo ariko nabuze kuri biro ahubwo ndi bize kubera inkuru ndi gukorera kuri tele yego kandi ni inkuru y'ingirakamaro ku kazi kacu yego hari igitabo ndi kwandika kandi ngigezemo hagati nizeye ko kizatanga umusaruro yego munyihanganira igihe gito ndamugisoje ngaruke gukorera muri biro ni iminsi mike ndi kuri tele ni ya nkuru ya wa mukobwa nigeze kubwiraho rero ubu ndi kwandika igitabo nkivuye umuzingo
yego bose ndabyumva sawa murakoze yego raporo nzayitangira kugira murakoze ok merci mbega ubwoba nawe wari ufite hakushamura ibinyabwo uzi igihe maze ntagera kuri biro ariko nirwa nikarakasa ngo nagiye gutera inkuru ngo nagiye kwa tete ngo nagiye nari nzi ko agiye kumbwira ati Jojo urananiranye ndakwirukana nurana nanyumvise ariko uri mu kazi naka iki gitabo ndi kwandika kiyo gupfa no kuzuka kwa Fabiola uzabireba bizageza kure hozi tuza nawe Fabiola ni umuntu ntago ari akajini Nyambo. Nya. Ka. Kurira se babaye. Nyambo. Babaye. Ntago nkikurakare niba unategereza basi unambwira ko nagucyona gushoboye. Akonti uzi ko ukunda umuntu uri kwirwanya mu bintu bye byose kurebe ko byibuze ubuzima bwe bwahinduka wakaba atitaye no ku buzima bwe ari mu bintu n'abakobwa gusa atanitaye no ku buzima atanazi akigendana n'aba ex biwe